yari afite ikibazo cy'uko urupfu rwamaze gusatira abanyabwenge, kandi nabo babarwaga mu banyabwenge. Ngo turokoke, Imana turokore, dukore divorce, ndokora ubuzima bwanjye, ndokora imitungo yacu, nibura abana banjye twabyaye batazabaho nabi. Tugire wasenze unyura aho utakanyuze, ikunyuza aho utakanyuze. Esteri, Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. ndabasuhuje mwebwe mwese. Imana ishimye ko tuganira ijambo ry'Imana. Nireka amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Jewe uje kuganira mu ijambo ry'Imana, nitwa Past Rutagengwa. Nshimye Imana kuko uyu mwanya ari umwanya mwiza, ni umwanya w'agaciro ku buzima bwanjye no ku buzima bwawe, wo tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ntuye Kicukiro, nkorera umurimo w'Imana Kicukiro, muri ministeri erehi inakol. Reka mwese rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko reka tuba dusenga Imana. Imana ibe hagati muri twebwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana y'agakiza kacu, turi imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mwanya, turi imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira kuri Imana yacu, tugushimira kuri Imana idukunda, tugushimira kuri Data wa twese mwiza, tugushimira kuri uri mu ruhande rwacu kandi wabanye natwe iminsi zitambutse, watugenze utwitaho, twabonye ukuboko kwawe, twabonye neza yawe, twabonye gukora kwawe, twabonye gukomera kwawe. Izina ryawe Data ntabwo icyubahiro. Reka uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe, reka tubere umwanya w'umugisha, tubere umwanya wo kubohoka, tubere umwanya wo gukira, tubere umwanya wo kwakira imbaraga, tubere umwanya wo kumva Imana ku buzima bwacu, kandi ukora kwemera kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Reka Imana iduhane umugisha, kandi ni ukuri gukora kw'Imana kuza ku buzima bwawe. Weho ufashe umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, turi busange mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho ni ibice bibiri, ku murongo wa 17. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho bibiri, ku murongo wa 17. Kadusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo, nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abwira bagenzi be Hananiya na Meshayeli na Azariya kugira ngo binginge Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi, batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yaronse nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru. 20. Ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Amen. Dusome mu gitabo cya Esteri, ibice byaho 4, ku murongo wa 15. Igitabo cya Esteri, ibice byaho 4, umurongo wa 15. Handitse ngo, nuko Esteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Ishushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro,
mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Morodekayi aherako aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Imana nishimwe. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana. Imana igize ku mutima wanjye kugira ngo nganire namwe. Ndagira ngo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli. Haravuze ngo nuko Daniyeli yinjira mu nzu ye. Yinjiye mu nzu ye ahamagara bagenzi be, baricarana baraganira, ababwira amakuru yari aturutse ibwami cyangwa amakuru yari avanye ibwami. Arababwira ati hari itangazo ryasohotse, kandi ryasohowe n'umwami nyir'igihugu. Hagaragaye inzozi zayoberanye. Icyo zisobanura cyayoberanye. Bahamagaye abanyabwenge bose bo mu gihugu. Abanyabwenge byabayobeye. Bavuze ngo niharamuka habuze uwo gusobanura izi nzozi, abanyabwenge bose bicwe, hasigare abaswa, kuko abanyabwenge ntacyo bakimaze. Hasigare injiji, kuko abanyabwenge ntacyo bamaze. Daniyeli abwira bagenzi be, arababwira ati nimuze twinginge Imana, dusenge Imana, two kurimburanwa, two gupfana n'abanyabwenge. Haleluya. Nimuze twinginge Imana, nimuze twinginge Imana, tutarimburanwa, tudapfana n'abanyabwenge. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo agaciro ko gusenga, cyangwa rikubwira ngo umumaro wo gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Agaciro ko gusenga. Se gusenga bigira agaciro? Gusenga bifite agaciro? Ese amasengesho agira agaciro? Ndaya nkubwira ibintu bitanu. Rekota. Ndaya nkubwira ibintu bitanu biva mu masengesho. Yambwira ibintu bitanu wabona wasenze. Bibiliya ivuga ngo nuko Esiteri asubiza Morodekayi. Kugira ngo asubize Morodekayi, nuko hari ibyo Morodekayi yari yabanje kuvuga. Esiteri asubiza Morodekayi, ariko asubiza Morodekayi kubera yuko hari ibyo Morodekayi yari yabanje kuvuga. Haleluya. Aramusubiza ngo genda uteranye abayuda bose, mufate igihe cyo gusenga, mwiyirize ubusa ku manywa na nijoro, mwinginge Imana, nanjye munsengere, nanjye n'abaja banjye tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ibyo mushaka
ibyo munshakaho ntabwo nabona igisubizo cyabyo usibye ko twasenga Imana. Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe umwami yari arahatembera haza umugore hagati wa mwami ndengera. Umwami aramubwira ngo ibyo kukurengera nabivana he? Ku mbuga nta gihari, mu bubiko nta kintu kirimo. Avuga ngo Imana yawe nitakurengera, jewe umwami ibyo kukurengera nabivana hehe? Haleluya! Esiteri arabwira ngo ni ukuri, ibyo muvuga ndabyumva. Abayuda mumerewe nabi, Abayuda tumerewe nabi, umwanzi araduhiga, urupfu ruratugera amajanja. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, usibye kuvuganira mwebwe Abayuda, nanjye uko naraye ntabwo umwami abizi. Ntazi nimba naraye ndiye, ntazi nimba naraye ntariye, ntazi uko naramutse. Nanjye ntabwo umwami azi uko ndi. Nanjye ndiho ndamwifuza. Hashize igihe tutabonana. Ikindi, ntabwo byemewe yuko nabasha kugera imbere y'umwami. Niko itegeko rivuga. Umwami ariherereye, itegeko rivuga ngo nta muntu wemerewe kunyura imbere ye, usibye gusa igihe kimwe na kimwe umwami yishakiye akamutunga inkoni, niwe wenyine ubasha kubonana n'umwami. Nanjye umwamikazi ntabwo nemerewe kubonana n'umwami. Ariko hari ikinyuranyo, ariko hari uko byagenda. Inzira ni imwe yonyine yatuma umuyuda atabarwa. Inzira ni imwe yonyine yatuma Abayuda dutabarwa. Inzira ni imwe yonyine. Haleluya! Inzira ni imwe. Reka nkubwize ukuri ngo inzira ni imwe. Birashoboka yuko ubona kugira ngo uganire n'uwo mwashakanye bigoye. Inzira ni imwe. Watumira nyoko bukwe, watumira so bukwe, watumira pare, watumira marene, nta nzira ihari. Inzira ni imwe. Byarashobokaga yuko Abayuda bavuga ngo reka turebe tujye muri ambasade, nibura ambasaderi atuvuganire. Birashoboka kwa ngo reka tugende tujye kureba umuryango ushinzwe impunzi n'abimukira. Ariko Esiteri agatereka amabwiriza ukuri, kuri jewe nk'umwamikazi nta nzira ihari. N'undi wese muri bushake nta nzira ihari. Cyakoza dore hano hari inzira. Twinginge Imana, dusenge. Haleluya! Wavuga ngo reka njye kureba mwene data, reka njye kureba mwene mama, reka njye kureba pare, reka njye kureba marene, reka njye kureba uwanshingiye, ntacyo bizakumarira. Inzira ni imwe. Inzira ni ugusenga. Haleluya! Bibiliya yavuga ngo nuko Esiteri asubiza Moridekayi, nanjye ubwanjye, nanjye ku giti cyanjye ntacyo nshoboye
nanjye ubwanjye naramubuze, nanjye ubwanjye naribuze, ntegereje gusa. Ariko hari icyo twakora. Abango nituba twasenze nzahaguruka nzagenda. Gusenga, iyo umuntu asenga aratinyuka. Muri iyo bivuga ngo maze nshira ubwoba, nshira ubute, nyuma yabyo nzatabaruka. Iyo umuntu yasenze ashira ubwoba, iyo umuntu yasenze nta bwoba agira. Intwaro ya mbere ya Satani kandi ikomeye ni ugutera abantu ubwoba, ni ugushyiramo abantu ubwoba. Divorce ziva mu bwoba, ngo azanyica, ntazagaruka, imitungo azayimara, azantera sida, azazana abana yabyaye hanze be ntabwo tuzabasha kubarera. Ubwoba bukamutaha, ubwoba bukagutaha, ugahita ufata icyemezo ngo reka ngire vuba na vuba, imitungo yacu itarashira, reka ngire vuba na vuba, atarankubita ifuni, reka ngire vuba na vuba, dukore divorce, ndokora ubuzima bwanjye, ndokora imitungo yacu, nibura abana banjye twabyaye batazabaho nabi, tugire ibyo tugabana bizarera abana banjye. Ubwo ni ubwoba, ubwo ni ubwoba. Bibiliya iravuga ngo nuko Esiteri avuga ngo dufate igihe dusenge, twiyirize ubusa ku manywa na nijoro. Cya kabiri, iyo wasenze uratabarwa. Iyo wasenze uratabarwa, iyo wasenze urarindwa. Bibiliya iravuga ngo nuko Daniyeli yinjira mu nzu ye, abwira bagenzi be ati itangazo ryasohotse, nimuze twinginga Imana. Umwami yavuze ko abanyabwenge bose bo mu gihugu, nimba inzozi zaroswe zidasobanuwe, abanyabwenge bose bicwe, hasigare abaswa, hasigare injiji, kuko abanyabwenge ntacyo bamaze. Daniyeli avuga ngo twinginge Imana kugira ngo tutarimbukanwa, kugira ngo tudapfana n'abanyabwenge. Haleluya! Yari afite ikibazo cy'uko urupfu rwamaze gusatira abanyabwenge, kandi nabo babarwaga mu banyabwenge. Avuga ngo turokoke, Imana turokore urupfu rwahagurukiye abanyabwenge. Iyo wasenze urarindwa, iyo wasenze urarokoka. Haleluya! Cya gatatu, iyo wasenze usobanukirwa cyangwa umenya ibyo abandi batamenye. Bibiliya ivuga ngo Abayuda barusha iki abandi? Cyambere babarusha nuko bamenya umugambi w'Imana ku buzima bwabo, babitse ibyavuzwe n'Imana. Ntabwo ari Abayuda bose, ni Abayuda basenze. Ntabwo ari abarokore bose, ni abarokore basenze, ni abarokore begereye Imana, ni abarokore bafashe umwanya wo kwicara imbere y'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Cya kane, iyo wasenze
ikunyura aho utakanyuze, ikunyuza aho utakanyuze. Esiteri ajya anyura imbere y'umwami, ntabwo yari abyemerewe, itegeko ntabwo ryabyemeraga, ariko icyo amategeko atemeye amasengesho agikoraho. Birivuga ngo ibyo amategeko yananiwe kubw'intege nke z'abana b'abantu, muri Kristo kirashoboka. Muri Kristo kirashoboka. Iyo wasenze kirashoboka. Birashoboka yuko hari ibyo ubona, hari aho ubona utanyura, hari aho ubona utagera, hari aho ubona utakandagira, hari aho ubona utakicara, ariko nusenga, haleluya. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu baravuga ngo ntabwo iyo nzira inyurwa. Hari harimwo umusazi wabaga mu irimbi, hari harimo umusazi wabaga mu marimbi. Wa wundi birivuga ngo Yesu yamuvanyemo abadayimoni bitwa ingabo turi benshi. Uriya muhanda ntabwo wanyurwaga, iranza ntabwo yanyurwaga, yari yuzuyemo abadayimoni. Hari harimo umusazi wafunze inzira, wari wuzuye abadayimoni. Inzira yawe sinzi ikiyifunze, inzira zawe sinzi ikizifunze, ariko nusenga uzatambuka. Nusenga birashoboka ko ari igihe. Bivuga ngo Esiteri ntabwo yari yemerewe kunyura imbere y'umwami, niko icyo gihe cyari kimeze, ariko amasengesho anyuranye ibihe. Haleluya. Reka turebe icya gatanu ari nacyo cya nyuma. Iyo wasenze wemerwa mu gihe kitari cyo kwemerwa. Wasenze wemerwa mu gihe kitari cyo kwemerwa. Iyo wasenze wemerwa mu gihe kitari cyo kwemerwa. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo nubwo kitari igihe cyo kwemerwa, kugira ngo Esiteri ajye imbere y'umwami, kuko yari yasenze ngo ageze imbere y'umwami, atambutse imbere y'umwami, umwami aramubwira ati ahubwo ubwiwe n'iki ko nagushakaga. Umwami aramubwira ngo uzi igihe nanjye naringiye kuza kukwirebera. Iyo wasenze ukenerwa mu gihe kitari cyo gukenerwa. Iyo wasenze wemerwa mu gihe kitari cyo kwemerwa. Haleluya. Reka mbabwize ukuri, hari igihe Yosefu yakoze imirimo myiza anezeza umwami ntiyemerwa, ariko arangije ari muri gereza yarakatiwe burundu aba ariho yemerwa. Iyo wasenze, iyo wasenze wemerwa mu gihe kitari cyo kwemerwa. Hari igihe wakoze neza ariko ntiwahabwa poromosiyo. Hari igihe watunganyije ibintu byiza neza byo mu rugo, ariko umugore ntiyabwira ngo urakoze cyangwa ngo merci. Haleluya. Hari igihe ariko umva ikindi gihe ku buzima bwawe, umva ikindi gihe ku buzima bwawe. Iyo wasenze uhabwa poromosiyo bigutunguye. Iyo wasenze ubona telefone akubwira ngo ngwino utangire akazi bigutunguye. Iyo wasenze
wasenze wemerwa mu gihe kitari icyo kwemerwa. Haleluya. Tugiye gusenga. Kajya nkubwire ngo agaciro ko gusenga, ongera wibuke, ongera umenye agaciro ko gusenga. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Gusenga bitandukanye no guhabwa amasezerano. Gusenga bitandukanye no guhanurirwa. Gusenga bitandukanye cyane no gusengerwa. Gusenga ni igikorwa gikozwe na nyir'ubwite. Nyir'ubwite iyo akoze igikorwa cye, aragenda akageza ku ndiba y'ikibazo cye. Gusenga bifite agaciro ku buzima bw'umukristo. Kamubwiza ukuri. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo Danieli abwira bagenzi be ngo dusenge tutarimbuka, tutarimburanwa. Haleluya. Nusenga Imana izakurokora. Nusenga Imana izagutabara. Nusenga Imana izakurengera. Hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, arabwira ngo umva babwire, mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Ntabwo ngira ngo munsengere, nimwe mwisengera. Gusenga kwanyu ntako kuri buhindure ku mugambi w'Imana mfiteho, ariko gusenga kwanyu birahindura umugambi Satani abafiteho. Gusenga guhindura imigambi ya Satani. Gusenga bikingura amayira, ubuzima bw'umuntu bugahinduka, ukava ku rwego rumwe ujya ku rundi. Gusenga Data wera. Agaciro k'amasengesho, agaciro ko gusenga, agaciro ko gusenga. Nawe nkukangurire ngo ongera usenge. Birashoboka ko wasenze Imana. Birashoboka ko wasenze Imana. Hari imbaraga z'amasengesho. Kadusenga Imana, katwinginga Imana. Imana iguha umugisha kubwo ijambo ry'Imana rigeze ku buzima bwawe, kandi hari n'irije guhindura. Hari ibintu rije gukora kw'Imana bukomeye kuje ku buzima bwawe, kuje ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, tugushimiye kuri Data, tugushimiye ko uri Imana yacu. Reka iyi mitima yumvise iri jambo yakire gukora kwawe Mwami. Danieli yavuze ngo twinginge Imana kugira ngo turokoke two kurimbuka. Urakoze Mwami ko hari abantu rokoye, ko hari abantu ukijije, ko hari abantu utabaye. Ntabwo ari igihe cyo kwemerwa kuri Esiteri, ntabwo ari igihe cyo kwemerwa kuri uyu mudamu, ntabwo ari igihe cyo kwemerwa kuri uyu mumama, ntabwo ari igihe cyo kwemerwa muri kano kazi. Ariko unyuranye ibihe, kubwira isengesho, reka yakirwe, reka yemerwe, reka habwe agaciro,
reka imbaraga zawe zikore ku bumvise iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Irembo ryera TV, irembo ryera